ngomba kukumenyesha aho nsanzwe ngiye hose wakumbwira aho ugiye uyu munsi reka ese nta gahunda nzi ko wararanye warugiye ntabwo ngomba kukumenyesha aho ngiye n'ikindi gitazongera ahubwo ntukabone tuvukana ngo witwaze yuko tuvukana ariko umunsi umwe nzagukubita umbwira ahantu warugiye ahubwo ugiye kunkubita se ariko uzi ko usigaye ufite agasuzuguro umbwira niba ugiye kunkubita ngiye kugukubita ahubwo bikurenge wose utewe uturukaye kandi ufite icyo kibazo njyewe nawe se nakubwiye ko dufitanye ikiganiro uyu munsi utangiye ubonye hite ejo bundi utangiye kujya wirukana abanyamakuru oya wikitwaza ibyo ngibyo ngo mbonye hite ejo bundi ngo misengo nigira ngo umuntu wadanje iki reka nta gahunda nari mfitanye nawe naguze uno munsi yuko twari gukora ntabwo nigeze nkuhamagara ariko njye nari nifite gahunda zanjye nigiriyemo nayo mpamvu ntabwo okay niba wavuganye nawe genda mukora n'ikiganiro ahubwo yarazi ko mufitanye ikiganiro ahubwo ko mbonye mushwana ibyo katubyihorere ko mbonye mushwana muri gupfiki njyewe araje aranangira nari nisohokeye nigendeye ahubwo mumbariza ikibazo afite nabona ari muri umuna wanjye njye nari mfite gahunda yo kugenda urumva kuva ejo nari kugenda guhura na sheri wanjye uyu munsi yego nose wibwira ko ngiye kureba sheri wawe ariko ikibazo ngiye mfite ni kimwe hano uyu mukobwa twabwiranaga na sheri wanjye kuri telefone akajya amuvugisha mu ijwi ryanjye kandi sheri wanjye urabizi ko tutarahura ijwi ryanjye n'iryiwe ntabwo azi ko yatandukanyije ninjye ni sheri wanjye njye ni sheri wanjye nta kibazo twari guhura uyu munsi nibwo dufite gahunda none wibwira ko ari we nayo ngiye kureba niba wari ugiye kureba se njye urabona ndi ikigoryi ariko usigaye umenyera wa mwana ntabwo byo kumenyera nongera urabona ni ikigoryi ahubwo wabonye ko ungirira agashyari ko sheri wanjye atarambona ukaba ugiye n'ubu uri mwiza kundusha amada ariko ntabwo wandya sheri wapi humura rero ntabwo ariho naringiye ndabizi ko ariho wari ugiye ntabwo ariho naringiye ndabizi ko ariho wari ugiye niki cyabikubwiye ntabwo ndi umwana erega ntabwo uri umwana yego niyo mpamvu ufite agasuzuguro niyo mpamvu nari kukubaza ahantu ugiye unsubize neza umaze kabiri ndaza kugukosora niho nanje nzi ko tugiye gukora ikiganiro kuko amasaha mwari mwamaye arayangana ubundi njye nta masaha nari naguhaye uvugana n'uwaguhaye ayo masaha njye numbaza ibintu byinshi kuko niyo dusanzwe dukorana ndabizi ariko ntabwo ari ngombwa ngo nkubwire ngo bimeze gutya na gutya uwaguhamagaye n'uyu nguyu niwe mugomba gukorana icyo kiganiro ugisha ukuri warumva uwo Aria da Bebe agiye kureba ari umusheri wawe yego usubira sheri wawe ni sheri wanjye Gitafu mutwe dufitanye gahunda yo kujya guhura Gitafu ni Gitafu agiye kureba yego niwe agiye ni Gitafu ngiye kureba ninde wundi wari ugiye kureba ko ari we uzanabaze umva ndakuzi turaziranye cyane Gitafu njye nari nzi ko mw'abanyarwanda njye nari nzi ko Gitafu mumbore nashyizeho kamera ngenzi nsanga ari nduru nane kakiriho kamera wenda ariko none usigaye ufite n'ikibazo nawe ndebe ko bino bibazo biza gukemuka se Gitafu sibyo twamuvugishaga kuri kamera ajya ngo ibyo n'ibyapura birango bisanzwe wapi twaye kujya guhura ngo isuzana ngo kamera njye ibintu byanyu rero ikiganiro pe njye ntabwo mfitanye ikiganiro nawe ariko none se resi Gitafu ni sheri wawe ni sheri wanjye ninde utabizi muri uru Rwanda ko Gitafu ari sheri wanjye none se kuba ari sheri wawe bivuze utabizi ntabwo mbizi ntabwo kuba ari sheri wawe bivuze ko njyewe ari we ngiye kureba niwe ugiye kureba njye ndabizi kubera ko uzi ko atanzi nawe ntabwo akuzi kandi tumuvugisha amajwi amwe ndabizi ko nugera hari uri ujya kwitwaza ngo ni wowe resite ntabwo numvaga ko ari ugiye kureba ariko ni ugiye kureba ahubwo mbwira uwo ugiye kureba niba atari ugiye kureba umva icyo narinzi njye mu mbore wenda mbyivanzemo nazi ngo bihagaze cyangwa se biravayo bikajyayo ubu njye nari nzi ko Gitafu tujye tumuhamagara mu kiganiro by'ibindi bya prank bibiri aho ngaho ndetse muranakundana kumbi biri seri yego turakundana biri utatubeshyari niwe wari ugiye kureba ndabaza abakobwa ba Kigali ntabwo ari we nari ngiye kureba njye nsanzwe nigendera muri diru zanjye ntabwo Gitafu ari we nari ngiye kureba nari kujya kumurebamo iki njye nagiranye gahunda nawe mbwira aho wari ugiye mbwira uwo wari ugiye kureba nsanzwe ngenda nkakumenyesha aho ugiye njye ndashaka kumbwira aho wari ugiye ahubwo reka njyewe mbwira ahantu yari agiye ntaho nkubwiye ngaho subira mu gipangu basi ko nta hantu wari ugiye nta muntu wari ugiye kurebana naho ugiye subira mu gipangu nikomereze gahunda zanjye najya mugerageza mukumvikana rero reka nkubwire uyu murumuna wanjye ndamwubaha pe ariko kubera ukuntu asigaye amenyera ntabwo mbikunda aza kumukosora Gitafu ni sheri wawe ni sheri wanjye nawe urugiye ari tubwiza ukuri none ugiye kureba ntabwo ari we nari ngiye kureba reka se kuri kubihakana ese nabanya kureba w'ikiri afite iki se najya kureba Gitafu muraziranye si ibyo nibyo kuri kamera Gitafu tuziranye kuri telefone urumva ariko
we yari afite ikibazo kimwe ko duhura akambona akamenya nanjye nashaka ko duhura tugahura nyine tukamenyana urumva sister wanjye nawe azi ko ariyo gahunda nari mfite umunsi mbone yitegura wa mbere ari imbere cyane niba si umuntu agiye ko kitagiye muri dore zaba mu gitondo cyangwa ukazijyamo ayandi masaha ngomba kukumenyesha amasaha yose ngiriye muri gahunda zanjye se ko utari kumbwira aho wari uri kujya iyo nsanzwe ngenda igihe cyose nagendeye narakumenyesha ikibazo mfite numbwira ahantu ugiye ntaho nkubwiye aho niho nshaka kujya niho nshaka kumenya aho ukomeza gahunda zawe zaho ugiye kujya kureba nimba ari uwo Gitafu nimba ari n'iki kumva ukomeza gahunda zawe ugenda ngaho genda wowe genda nimba nta gahunda zifatika ugiyemo ahetse gupfa bino bintu siko mbonye ngiye nutararuguru mbona uyafite inkweto mu izo zibuni ziri hari inkweto rufite mu ntoki zirahagananye Yega nanjye ngiye kubona mbona zanyiruka inyuma yiruka kibona wa maguru inkweto nazambaye siko naringize ngo byibuze no mu rugo harahiye akamugiye mugerageza byibura mubwira se ko mubana ubu ugenda utabwiye umuntu ngo ugiye hehe ariko ni ibisanzwe ntabwo ngomba kumumenyesha ahantu hose ngiye kuko uyu ndamuruta cyane rwose ikibazo ni ukumbwira ahantu ugiye ntabwo ngomba kubikumenyesha ese wumva Gitafu ko akagukunda tuvugisha ukuri ngenda byumva ko nkunda kandi ndanabizi urumva gukunda ndanabizi ahubwo ko nkunda ni ukuri utabeshya Gitafu ni sheri wawe ni sheri wanjye cyane ibyo ukabyaramo aka gaga karagwira ibyo ni mubireke pe ibyo ni mubireke ibintu byo guterana amagambo ni mubyihorera ahubwo nushaka ko musuzugura nushaka ko mwubaha yibahisha imbere yanjye hejuru YouTube kwirirwa twibunza mu mihanda hano mu mujyi wa Kigali sibyo nakubwiye ngo ugiye kunshinga ndi mukuru wawe ninjire mu buzima bwanjye mbabarira ninjire mu buzima bwawe ubuzima bwanjye n'ubwanjye n'ubwawe n'ubwawe kanzi ntukajye unyinjira ndaza kuguteza mama umva uvuga ukuntu usigaye wirirwa ahubwo ihute watinze natinze watinze cyane rwose uri kumva wakujije none ukumva ihute ibyo ni mubyihorera ibyo ni mubyihorera ibyo ni mubyihorera nunga ibitoki gutyo gute asere siko narinzi ko rese itajya meruko uvugishije ugira ngo agiye kuguha miliyoni wose ko icyo ugiye kumunyiba ahubwo njye se nakubwiye ko ari we ngiye kureba nakubwiye ko ari we ngiye kureba yuze ngo wambeshye ntabwo twe gukora ikiganiro amasaha amaye wari ko wagiye ariko nigendeke ariko uyu mukobwa niwe wagutumye nagenda afite izindi gahunda njye nta namusomye kuva mu gitondo ifite ikibazo cyo hase tuvugishije ukuri nyarige ngo ari ibintu mwabantu mwarige ngo ari ikiganiro nkabanze ko ari ugutwika ubu ko twarahamagaye Gitafu mu kiganiro mwese mukundana cyane rwose Gitafu abaregeye mwese mukundana aho akakwemera nose mugiye guhura kugira muganire iki mugiye guhura kugira muganire iki ariko umbuzi iki wo umbuzi iki mugiye guhura kugira muganire ibyo wakigira byose wakigarakasa wakigira gute ntiwandenze ntiwarindenza ariko kubyumva neza ese urambona ute kwanza ndakubona ute akusigaye ufite ubona ndi umwana ubona ameze gute umfata n'ubungu bwa Kigali buri kugusaza nta kibazo nta kibazo barenda kukwangaza gusa nta kindi ntacyo njye bintwaye zitaguha n'ibihumbi 5 ubuzima ko ari ubwanjye zitaguha n'ibihumbi 10 ubuzima ni ubwanjye yewe ntiyakugurira n'ikintu cyo mw'imbere cyo kwanga ubuzima ni ubwanjye ntabwo ari ubwo mukobwa urandetse ibyo mubyihorere no guterana amagambo pe two kwihana abantu ngira nabwo icyo mugomba kumenya kamera yanjye iriho muri kwisebye muri rubanda nawe rero kankubwire kwisebye reka nyine nkubwire nawe kamve kuri njye kuri nawe ibyo bikamera byawe ujyana ibyo ni mubireke pe ibyo ni mubireke ibintu byo guterana amagambo ni mubyihorera ahubwo nushaka ko musuzugura nushaka ko mwubaha yibahisha imbere yanjye hejuru YouTube kwirirwa twibunza mu mihanda hano mu mujyi wa Kigali sibyo nakubwiye ngo ugiye kunshinga ndi mukuru wawe ninjire mu buzima bwanjye mbabarira ninjire mu buzima bwawe ubuzima bwanjye n'ubwanjye n'ubwawe n'ubwawe kanzi ntukajye unyinjira ndaza kuguteza mama umva uvuga ukuntu usigaye wirirwa ahubwo ihute watinze natinze watinze cyane rwose uri kumva wakujije none ukumva ihute ibyo ni mubyihorera ibyo ni mubyihorera ibyo ni mubyihorera nunga ibitoki gutyo gute asere siko narinzi ko rese itajya meruko uvugishije ugira ngo agiye kuguha miliyoni wose ko icyo ugiye kumunyiba ahubwo njye se nakubwiye ko ari we ngiye kureba nakubwiye ko ari we ngiye kureba yuze ngo wambeshye ntabwo twe gukora ikiganiro amasaha amaye wari ko wagiye ariko nigendeke ariko uyu mukobwa niwe wagutumye nagenda afite izindi gahunda njye nta namusomye kuva mu gitondo ifite ikibazo cyo hase tuvugishije ukuri nyarige ngo ari ibintu mwabantu mwarige ngo ari ikiganiro nkabanze ko ari ugutwika
ubwo twarahamagaye Gitafu mu kiganiro mwese mukundana cyane rwose Gitafu abaregeye mwese mukundana ako akakwemera nose mugiye guhura kugira muganire iki mugiye guhura kugira muganire iki ariko umbuzi iki wo umbuzi iki mugiye guhura kugira muganire ibyo wakigira byose wakikarakasa wakigira gute ntiwandenze ntiwarindenza ariko kubyumva neza ese urambona ute kwanza ndakubona ute akusigaye ufite ubona ndi umwana ubona ameze gute umfata n'ubungu bwa Kigali buri kugusaza nta kibazo nta kibazo barinda kukwangaza gusa nta kindi ntacyo ngiye bintwaye zitaguha n'ibihumbi 5 ubuzima ko ari ubwanjye zitaguha n'ibihumbi 10 ubuzima n'ubwanjye ntabwo ari ubwanjye yewe ntiyakugurira n'ikintu cyo mw'imbere cyo kwanga ubuzima n'ubwanjye ntabwo ari ubwo mukobwa urwandetse ibyo mubyihorere ko uterana amagambo pe two kwihana abantu ngira nabwo icyo mugomba kumenya kamera yangiriho muri kwisebye muri rubanda nawe rero kankubwire kwisebye reka nyine nkubwire nawe kamve kuri njye kuri nawe ibyo bikamera byawe ujyana